Kwizera Imana bikwiye kuguha imbaraga ntibigukoreho inshingano. Hari abantu benshi bibaza bati kuki hari abakristo benshi bakomeza kubaho mu bukene? Nta gisubizo kimwe gihari kuko ubukene buterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye zirimo amateka, uburezi, amahirwe, imiyoborere n'imiterere y'ubukungu ndetse n'imitekerereze y'umuntu ku giti cye. Gusa hari ikintu gikwiye gusobanuka neza. Bibiliya ntiyigisha ko umukristo akwiye gukena cyangwa ko kugira ubutunzi ari icyaha. Yesu yaravuze ati byagora umukire kwinjira mu bwami bw'Imana. Ibi wabisanga muri Matayo 19:23. Ibi ntibisobanura ko ubutunzi ari icyaha, ahubwo biburira umuntu kutagira umutima wibanda ku butunzi cyane aho kwibanda ku Mana. Hari aho usanga abayobozi bamwe b'amadini bakoresha nabi inyigisho za Bibiliya. Bashobora kwigisha ko umuntu azabona imigisha ari uko atanze amafaranga menshi, amaturo, cyangwa ko ibibazo byose bikemurwa no gutanga amaturo. Aho gushishikariza abantu gukora, kwiga imyuga, kwizigamira no gucunga neza ibyo bafite. Hari n'abigisha ko kubaza ibibazo cyangwa gusuzuma inyigisho bigishijwe ari ukubura kwizera. Nyamara Bibiliya iravuga iti mugerageze byose mugundire ibyiza. Ndasubiramo, Bibiliya iravuga ngo mugerageze byose mugundire ibyiza. Ibi babisanga mu Batesalonike ba mbere 5:21. Umukristo agomba gutekereza no kugenzura ibyo yigishwa. Ndasubiramo, umukristo agomba gutekereza no kugenzura ibyo yigishwa. Nanone Pawulo yaranditse ati udashaka gukora nawe ntakarye. Ibi babisanga mu Batesalonike ba kabiri 3:10. Ibi bigaragaza ko gukora ari inshingano z'umukristo. Ndasubiramo, ibi bigaragaza ko gukora ari inshingano z'umukristo. Mu Migani 21:5 haravuga hati imigambi y'umunyamwete izana ubukire. Bivuze iki? Bibiliya ishimangira umurimo, ubushishozi no gutegura neza ejo hazaza. Ndasubiramo, Bibiliya ishimangira umurimo, ubushishozi no gutegura ejo hazaza. Ntabwo abayobozi bose b'amadini bakora nabi. Hari benshi bigisha ukuri, bagashishikariza abantu gukora, kwihangira imirimo no kubaho bafite ubunyangamugayo. Ariko umukristo akwiye kwirinda umuntu wese ukoresha ukwizera nk'uburyo bwo kumwambura ubushobozi bwo gutekereza cyangwa kumuteza igihombo. Isomo riri muri iyi nkuru ni iyi: Imana iguha kwizera ariko ikaguha n'ubwenge bwo gusuzuma ibyo wumva. Ndasubiramo, Imana iguha kwizera ariko ikaguha n'ubwenge bwo gusuzuma ibyo wumva. Gukoresha amaboko yawe no kubaka ubuzima bwawe, kwizera nyakuri ntigukuraho inshingano zo gukora. Ndasubiramo, kwizera nyakuri ntigukuraho inshingano zo gukora, ahubwo bigutera imbaraga zo gukora icyakugirira akamaro. Ndasubiramo, ahubwo bigutera imbaraga zo gukora icyakugirira akamaro. Bene data rero, tureke gukomeza kubaho mu bujiji cyangwa se mu rujijo, kubera ko birababaje kubona umukristo wizera Imana usenga ku manywa na nijoro ari we mukene nyakujya kuruta wa wundi twita ko atizera cyangwa se adasenga Imana, kuko ibi ngibi biba bimeze nko gusebya Imana cyangwa se gutukisha Imana yacu twizera. Twisubireho, dukore amaboko mu mufuka, dukore, dushake ibyaduteza imbere, twige kwizigama, tubeho natwe turi intangarugero duhesha Imana yacu icyubahiro, yaba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi bashyigikire mu izina rya Yesu.